tunejejwe n'Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuvuge ijambo ryayo. Nk'uko bisanzwe ndi Pastor Nsengimana Sylvester, ndi kumwe na Evangelist Mwongerwa Goreti. Tudatinze turi mu ijambo riri muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Reka rero tumusabe Evangelist ahadusomere noneho twumve mu minota mike icyo Imana ivugana natwe. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5 riravuga riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Aya ni amagambo meza cyane, aya ni amagambo ashimishije kumva ko Imana yamenye itarandema ikandema kugira ngo ngire ibyo nkora bihesheje icyubahiro Imana. Ijambo ry'Imana ryabivuze, ni ukuvuga ngo uyu munsi mfite agaciro, nawe ufite agaciro, kubera yuko Imana ntabwo yapfuye kugushyira kuri iyi si gusa nkaho uri impanuka, ahubwo yaragutekereje, irakurema, ariko imenya n'ikintu izagukoresha cy'agaciro muri iyi si. Niba yari izi yuko uzajya ubwiriza abantu bakava mu byaha, yarabimenye kera, irabipanga, igutekerezaho, igushyira mu mushinga wayo. Niba yari izi yuko uzaba umuntu ukomeye, ukaba uri umuyobozi, uzayobora abantu, ukabayobora mu bintu bigatuma aba bantu bagera ku byo bagomba kugeraho, ikaba izi yuko uzabyara abana bakazavamo abantu bakomeye, bakazavamo abayobozi, ibyo yari bizi. Ariko uyu munsi wa none Satani ashobora kugutera akakwibagiza iryo banga, akakwibagiza iri jambo, akakubwira yuko nta gaciro ufite, akakubwira yuko ntacyo umaze. Ariko uyu munsi wa none iri jambo rimanutse rivuga yuko uyu munsi uri uw'agaciro. Amen. Uyu munsi ufite akamaro kubera yuko wabanje mu bitekerezo by'Imana. Urabivugaho iki? Ashimwe. Aya ni amagambo meza Pastor. Ni ukuri turaba agaciro, ni iby'ingenzi gusobanukirwa ukamenya ko uri uw'agaciro. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, ngo yatumenye tutaraba insoro mu nda z'ababyeyi bacu. Ariko ijambo nakunze rikomeye cyane hano, ngo kandi ngo nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bivuze ngo wowe wahamagariwe gukorera Imana, ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri umudiyakoni, ushobora kuba uri umushumba, ushobora kuba uri umuvugabutumwa, intumwa, umuhanuzi, umwigisha w'ijambo. Icyo waba ukorera Imana icyo ari cyo cyose, menya ngo Imana yakwereje uwo murimo utari wabaho. Waje mu isi, Imana yarakwereje uwo murimo, wowe nubwo wari utarabimenya. Ni ijambo rikomeye cyane, uzi kumenywa n'Imana wowe utayizi, ikakumenya ikazageza naho ikwihishurira. Abo Imana yihishuriye natwe ikaduha kuyimenya. Ni ukuri dukwiye gushima Imana. Turaba agaciro imbere y'Imana, turaba agaciro tubiheshejwe n'Imana yatumenye tutarayimenya. Turaba agaciro kuko Imana yatwejeje tutarabaho, ikatwereza umurimo wayo tuyikorera uyu munsi wa none. Amen. Ndafashijwe cyane. Rero uyu munsi ndagira ngo umenye icyo Imana yaguhamagariye, umenye icyo Imana yagutoranije, umenye yuko mbere yuko ubaho utaje nk'impanuka, ahubwo uriho kubw'umugambi w'Imana. Uri hano kugira ngo usohoze umugambi w'Imana kuri iyi si, uri hano kugira ngo ukore ibyo Imana yagambiriye gukora. Rero uyu munsi wicika intege. Nuba uhura n'ikibazo uyu munsi ukabona ibintu byawe ntibirimo kugenda neza, wicika intege ngo uvuge ngo ahari Imana ntigeze guhamagara. Oya, ahubwo reba ririya jambo riri mu Baheburayo 12 uhereye ku murongo wa 1. Reka dusome iryo jambo, Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 1. Haravuga ngo, nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Amen. Abahamya bangana batya. Umuhamya ni umuntu ushobora kuvuga ngo
icyakora ibyo uriya muntu yakoze nabibonesheje n'amaso yanjye abiri. uwo yitwa umuhamya. Ndabihamya ko yabikoze. Rero tugoswe n'abahamya muri iyi si, dukozwe n'abantu b'abahamya. Hariho abaduca intege, hari abahamya baduca intege. Nihura rero n'abahamya bangana batyo, abantu bakakubwira bati, umuhamya akavuga ati nyamara ibi ngibi urimo gukora ndabibona ko urimo kubikora ariko ntacyo uzigezaho. Hariho umuhamya waguca intege akavuga ati ibyo urimo ntaho byakugeza. Ikintu cyatuma ugera ku by'Imana yagambiriye gukora ni uko utita kuri ayo magambo y'urucantege, ahubwo ugatumbira ibyiza yagamije kugira ngo uzagereho. Ugatumbira Yesu wenyine, ugatumbira ibyo bintu by'ibyiringiro biri imbere yawe, aho ngaho ukagera ku masezerano. Ukamenya yuko ariya masezerano ari imbere meza, afite agaciro kuruta ibigeragezo urimo kubona uyu munsi. Amen. Reka dusabe Evangelist Goreti adusoreze asengera buri muntu wese wumvishe ijambo. Imana imugirire neza. Reka dusenge. Imana, duhawe umugisha kuba twumvise amagambo nk'aya yongera kutwereka agaciro Imana yaduhaye, kuko yatumenye tutarayimenya, kandi ikatwereza kuba abo turi bo uyu munsi. Ibyo ni ibyiringiro rero twongeye gusubizwamo imbaraga kugira ngo twongere gukorera Imana, dushikame mu muhamagaro twahamagawe, cyangwa mu murimo dukorera Imana. Umurimo uwo ari wo wose ukorera Imana uwukore wumva unejejwe n'uko Imana yawukwereje utaranabaho, kuko wari mu mugambi w'Imana, wari mu bitekerezo by'Imana. Kadusenge. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimye Mwami kubwira ijambo ryawe ryiza nyagwara ku ngoma uduhaye kugira ngo turugeze ku bantu bawe, natwe riradufashije. Uwiteka Imana isumba byose, reka buri umwe wese wumva ubu butumwa n'ubwumva ahabwe umugisha, kandi nyagwara ku ngoma yongere kwigirira icyizere, yumva anejejwe n'agaciro Imana yamuhaye kuba yaramenywe nayo atarayimenya. Uwiteka Mana isumba byose, reka nyagwara ku ngoma Mwami Imana, buri wese Mana isumba byose yongere kwambara imbaraga, ashishikarire gukora umurimo yahamagariwe neza nk'uko bikwiye. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze kandi dushima. Amen. Wifuza kudutelefona, wifuza yuko twagusengera cyangwa utanga inyunganizi, telefoni zacu ni 0782633596, za Evangelist Goreti Muhongerwa 0782477324 5. Imana ibagirire neza. Shalom.